Niyon TV rero tukaba hano mu mujyi wa Singapore aho turimo twitegura kujya kureba umupira w'ikipe ya Arsenal na AC Milan. Nasri, bite byawe? Meza bite, hano turi kuri Niyon TV. Abantu bari kwirira mu mujyi wa Singapore tujye gukurikirana match hagati y'ikipe ya Arsenal n'ikipe ya Milan AC. Numwe mu mikino yahuruje abavuye imihanda yose, ari abavuye muri Aziya ndetse n'abavuye ku mugabane w'i Burayi, cyane cyane London. Bimeze bite? Bimeze neza. Wakire gute kino gihugu kukinjiramo? Ni igihugu cyiza gisa neza, urebye organisation hari, urebye uburyo abantu bagenda bitandukanye no muri Afrika. Icyo ni cyambere, cya kabiri sinzi wenda abantu bagenda ku mugabane w'i Burayi, ni igihugu cyateye imbere cyane. Icyo cyateye imbere cyane kuko kiri mu bihugu bikize, kiri mu bihugu bifite economy nziza, kiri mu bihugu gifite klima nziza, kino mu bihugu gifite isuku, ngira ngo isuku yo wabibonye. Ebana nari nzi ko Kigali ari twe bantu tugira isuku, ariko abantu bakurikirana Niyo TV nizere ko muza kureba uburyo iki gihugu gisa bitandukanye n'ikidukubye inshuro ibihumbi mu isuku. Akubanza rero hajya havere ya jambo ngo u Rwanda ni Singapore ya Afrika. Cyane impamvu bavuga wenda nuko twe ku mugabane wa Afrika turihariye, ariko nanjye nabonye Singapore yihariye. Ubwiza, isuku, uburyo abaturage bakora ibintu kuri gahunda, amasaha babyukira, amasaha bakorera akazi, urabona ko ni ibintu bisa neza cyane. Hanyuma ibijyanye no kuba ugiye kureba Arsenal bwa mbere amaso ku maso urabyakira ute? Nago ndabyumva. Urabyemera n'ujya mu kibuga? Njyewe hari igihe nabyutse nikoraho kugira ngo nze kumva ko ntari kurota. Kuko nago numva ko ngiye kureba Saliba, Declan Rice, Bukayo Saka, Lewis Kelly, Ricardo Calafiori, umumediateri nka Zubimendi mushya, umusore nka Norgard, urabazi kundusha, ariko nanone ni ikintu kinejeje kuba ndi mu gihugu nk'iki ngiki, none ngiye kubarebera ahantu mu gihugu n'ubwa mbere ngezemo. Turaza gukomeza rero kuri stade, ngira ngo niho tuza reka urugendo rwose ubu turi kumwe na Niyo TV, reka dukomeze tujye kuri stade, ibikurikiyeho tuberekere kuri stade uko nabwo byifashe. Urabona abantu ndi kujya kuri stade, abanyarwandakazi. Niyon TV rero twerekeza kuri stade agiye kuri umukino ugiye guhuza ikipe ya Arsenal n'ikipe ya AC Milan. Ni umukino ubanziriza shampiyona, ayo makipe yose bari mu myitozo. Rero tukaba twerekeza kuri stade aho haza kubera umukino. Ikipe ya Arsenal ikaberukaga muri uyu mujyi mu mwaka wa 2018. Ikaheruka mu 2018 ko nabwo yaje gukora imyitozo aha ngaha. Ikaba yaratangiye kuza muri Aziya kuva mu mwaka wa 1968 yatangiye kuzageza gukorera imyitozo cyane cyane mu bihugu byinshi bigiye bitandukanye. Ibintu byo kurya mujye muva muri Afrika muri byakunaniye. Ibiryo bya hasi ukuntu bite, harimo urusenda bafata ibiro 3 bagashyiramo inusu y'umuceri. Bana ngo ruvura kanseri. Niyon TV rero tukaba duhuye na Nasri. Ikintu cya mbere kuri uno munsi gitangaje ibindi kuri wowe kuri imyitozo ya Arsenal ni iki? Man, Sign yande? Ya Ben White bro. Ben White yagusenye? Ben Blanco. Man nafa itinze. Birumvikana. Ndi hasi Ben White yaje mureba. Ndamubwira Ben White, I'm from Rwanda. I want your sign for me. Bro, ahita sinyira Ben White. So biranejeje cyane, abo wabyumva de excited, ndishimye. Man, bano bakinya abantu ntago babyumva. Kubona Ben White ni ikintu gitangaje, none ukamubona mu maso yawe, akanafata ikaramu akagusinyira ku kuboko. Ntabwo nashoboraga gukuramo umwenda ngo usinye kuko muri magazine. Hari n'abantu benshi. Hari n'abantu benshi babyigana, ariko ndishimye. Muri make urugendo rwawe kubona Arsenal amaso ku maso wabyakiriye ute? Bro, ni igitangaza, ni ibintu bishimishije nk'umuntu usanzwe yogeza umupira w'i Burayi. Arsenal ni ikipe ikomeye ku isi, ni big teams ikomeye ku isi. Mu Bwongereza ntekereza ko ni ikintu kidasanzwe ku munyamakuru uvuka mu Rwanda ushobora kuba yakora urugendo akabona Arsenal n'amaso ku maso. Nagize n'amahirwe ndarayogeza bwa mbere, ninjye munyamakuru wa mbere mu Rwanda
wogeje Arsenal ayireba amaso ku maso ndi kuri tere ndi ku kibuga ya birumvikana birane ntago mu mutima wanjye ibyo mfite mu mutima wanjye ntago nabikuramo ngo abantu babyumve ariko abakurikiye Niyo TV ntekereza ko ibyishimo byanjye barabireba mu maso ya biragaragara kuko uraryohewe noneho gusoreza kuri sign y'umukinnyi nka Ben n'ibindi birumvikana abantu baba London barabizi wenda n'abanyarwanda turabizi turahaba ariko kugira natwe tubabone baryohe uko binjira amafaranga winjira kuri stade noneho kugera ku mukinnyi akanagusinyira ni ibintu by'agaciro. Iyi Arsenal ni ikipe ikomeye ifite abakinnyi baba star, ifite abakinnyi bakurikirwa n'amamiliyoni ku masocial media, so tekereza rero kuba kubibonera amaso ku maso ni ikintu kiba kidasanzwe, so nishimiye kubibona, nishimiye kubona Arteta, nishimiye kubona Stephen Berg umwungiriza we, Gabriel Hens yari umukinnyi mwiza muri Manchester United, kubona abakinnyi muri rusange Kai Havertz yarandi imbere, kapiteni Martin Odegaard twakoranyeho, Christian Odegaard, Bukayo Saka, William Saliba, so ni ibintu bitangaje, ni ibintu binanejeje cyane. Ya kubijyanye n'imyitozo wabibonye ute kuko bona ko bafite team y'abantu benshi kandi bakora ibintu byinshi, bafite staff nini, bafite session zabo ukuntu ziba ziteguye, bafite session bakora za block, bafite session bakora zo kwataka, bafite session bakora zo kugumana baro cyangwa se kitwa possession, ibyo byose bipanze mu buryo bw'ibiciro, ni ibintu bitangaje. Usanga umupira wacu wenda muri Afurika ntabwo uratera imbere nk'uw'i Burayi, usanga ikipe ifite staff y'abantu batanu, ariko hano niba ubireba staff ya Arsenal ishinzwe imyitozo, abashinzwe medical, abashinzwe performance, abashinzwe ibindi, ushobora gusanga bafite na staff y'abantu nka 30-40 bashinzwe ibyo bintu, so ni ikintu cyo gitangaje, ni experience umuntu ababonye ashobora no kwandika igitabo akavuga uhereye kuri day 1 kugeza kuri uyu munsi w'imyitozo. Ya kuko ntabwo ubundi babyoroshye ko n'imyitozo, ko imyitozo akenshi barahihisha, hanyuma ikindi abantu benshi tubona kuri TV, abandi tubona match, ariko kubasha kubona iriya staff yonyine ko ngiye hari abantu nabonye ntajya mbona ubundi no kuri stade kuko bari nabo ku myitozo nyine benshi. Ni ikintu cyiza kandi abantu ntibagire ngo uko tubireba kuri televiziyo wenda ngo hari uko televiziyo ibyihutisha cyangwa igira gute, uko bakina, uko bihuta, speed bakoresha, communication, uburyo bahanahana umupira mu buryo bwihuse, so ni biriya tureba kuri televiziyo kubyibonera n'amaso biba biryoshye cyane, uburyo babitegura, uburyo mutoza ababwira ati ntabwo uri buhindure umupira gutya, uraza kuwuhindura hasi, Kai Havertz ugomba kuba wageze mu mwanya wawe ukadepoza umupira mu izamu, David Raya ugomba gucunga umuntu wa mbere ndetse n'uwa kabiri, so ni ibintu biryoshye, biri excited kuyibona, so ndanezerewe mu mutima wanjye kandi ntekereza ko n'abakurikiye Niyo TV baza no kureba amashusho y'imyitozo, bakareba amashusho ya match, so barahita babona ibyo bakora muri match n'ibyo bategura mu myitozo ko biba bisa, ni ikintu kiryoshye cyane. Bijyanye n'urugendo Singapore wayibonye ute? Singapore ni umujyi udasanzwe, umujyi mwiza, umujyi ufite isuku, umujyi ufite serivisi, umujyi wakira abantu neza, nubwo ari umujyi uhenze. Namaze kumva ko hagati ya Singapore na New York ni imijyi ibiri ihangana mu buryo buhenze kuyibamo, ni imijyi myiza, ikindi kandi ni umujyi ugendwa cyane w'aba mukerarugendo, so birumvikana ni umujyi udasanzwe. Nakwifuriza umunyarwanda, nakwifuriza umunyamakuru w'umugenzi wanjye kugera muri uyu mujyi nawe ibyo niboneye n'amaso nawe akazakwibonera. Ya wasuye abahagarariye u Rwanda muri Singapore, wakiriwe ute hari? Of course ni bene wacu, baba bishimye cyane kwakira umunyarwanda, batwakiriye neza, barakwakira bakakuzimana ibintu by'iwacu, amata y'iwacu, icyayi cy'iwacu, amazi y'iwacu, byose biba bihari, so biba binejeje rero urebye uburyo bakwakira kuri ambasade y'u Rwanda. Tunabashimire cyane, baranadufashije, baracyanakomeje kudufasha hano mu mujyi wa Singapore, so tubashimire cyane kandi ni ikintu cyiza cyane iyo uhuye n'abantu b'iwanyu kandi bakakwakira mu buryo bwiza bw'umuco w'iwanyu. Ya dusoza rero washimira radio ukorera, ugashimira n'abantu babaterankunga bakubaye hafi. Itegeko ni hame no gushimira ubuyobozi bwa BNC Kigali FM, yaba bari hariya ndetse n'umuyobozi twazanye hano, no gushimira abaterankunga bacu batandukanye, ntabwo bishyuye hano kuri iyi televiziyo ariko turabashimira cyane ko baradufashije. Dushimira abanyarwanda muri rusange badukurikirana umunsi ku wundi, shimire bagenzi banjye bakora akazi neza, baba basigaye mu kazi, ni ikintu cyiza cyo gushima. Muri rusange ndabashimiye, ndishimye ngewe kuri ngewe.
urakoze cyane.